Yes, reka mitse ngwikaze. Nizere kumeze neza fresh sana. It's ni YTV cyangwa Raserutse of course nitwa The Badman MC Robert. Anje ukubwira byinshi bitandukanye. It's a been long time ariko I think ko mwakunze stories zitandukanye twagiye tunyuza mu hano. Hari ikintu nshaka kukubwira ariko reka nkubwire wowe uri muri program iri kugenda iryohera neza. Banze ugire ibihe byiza, banze unezerwe kabisa, uvuga ati wow we have a paradise. Ndakuvuga u Rwanda nyine. Kandi nguko cyane rero ngiye kugaruka rero ku bitaramo biri kugenda bya program mbiveho nze ukubwira kari ku mutima wa Ella, amagambo meza yabwiye Rick nkubwira n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ni byinshi bitandukanye ndibuze kugenda ngarukaho muri ikigo. Nagira ngo ngene nkumvisha ibiri kugenda biba muri showbiz ujye wibera mu hano cyane. So reka mpere ku bitaramo bya Big Show, ibitaramo bya Skol yahurijemo Bulldog na Social Mura n'abandi bazasurutsa abitabiriye program. No kuvuga ngo aba bahanzi bafite ukuntu mu by'ukuri bari kugenda bakubita imiziki yabo ukabona yuko program iraza kugira ingaruka nziza ku baritise bo mu gihugu cy'u Rwanda, ku babyinnyi ndetse n'abahanzi muri rusange, kuko birasa nkaho bari buze kuza kugira ingaruka nziza zijyanye n'amafaranga. Ubwo abantu bose bari kwima muri program, hari Kigali Festival iherekeje na program n'ubundi Bulldog mwaramubonye ku munsi w'ejo, performinze Riderman, performinga Pifla, Okama bagiye bakubita ari ibitaramo bikomeye cyane, ariko ibitaramo biratangira kuri uyu wa kane. N'ibindi rero bitaramo bindi bya Skol tariki 23 Gicurasi 2022 Gisimenti rero muraperi Bulldog afatanyije n'umuhanzi Social Mura niyo baza gufungura ibiteramo bizajya bitangira mu masaha y'umugoroba kugeza mu masaha kuze y'ijoro. Wese uri tayari nguze kura bino bitaramo, vayo wirebere cyane. Skol yateguye ibitaramo binyuze mu kinyobwa cya Skol Pulse. Iki kinyobwa gikunzwe cyane abenshi bakunze kuvuga bati ikinyobwa kije gisimbura izindi, ariko ntekereza ko gishobora kuzakundwa cyane. Pulse iki kinyobwa gikozwe mu binyampeke n'ibindi birimo igihingwa cya hops. Kwa gatatu tariki 24 Kamena ibi bitaramo bizaririmbamo abahanzi bubakiye umuziki wabo ku njyana ya trapish ikundwa cyane n'urubyiruko. Ubwo mwabumvisha abantu bamaze kugera mu tayari mu gihe cyo uyu rero ubita DJ Piof afatanya na DJ Brian aho bazasurutsa abazasohokera mu Gisimenti. So no kuvuga ngo biraza kuba ari byiza cyane. Nakubwira ngo rero niba uri muri Kigali injiramo wirebera ibitaramo bitandukanye cyane. Rick muramuzi uyu mugabo we avuga ngo akomeje kugenda yerekana ko mu by'ukuri akomeje kugenda aba umuproducer mwiza, yakoze amahiti menshi cyane. So ntago ari cyo nje kuvuga, nje kubwira ko ibihe byose bya Ella yateye imitoma. Rero uyu Rick bari mu munyenga w'urukundo cyane, umwe mu bahanga b'Abanyarwanda mu gucura indirimbo izamajwi n'amashusho. Rick yatakagijwe n'inkumi y'uburanga kuko bari mu munyenga w'urukundo, ndetse amubwira amagambo akomeye. Ella anyuze ku mbuga nkoranyambaga yifashije ifoto ati hano hari izindi foto tuzifata muri ubu buryo twembi kandi hari ibihe byose byacu. Ndibaza ni ese aya ni amafoto cyangwa ni amashusho? Ni byose kukumenya no kugukunda. Mu minsi ishize nibwo Inyarwanda yerukaga kubagezaho ko Rick